twongeye kubasuhuza abakunzi ba SILOAM TV. Turabasuhuza tuvuga ngo Kristo Yesu akuzwe, abemera gutyo hamwe na Yesu ashimwe nkuko abarokore bisanzwe. Uyu munsi rero ntago dutinda tuvuga ibintu byinshi, twakira umushumba wa SILOAM MIRACLE CENTRE, twatangira bibwira abadukurikiye. Urakoze cyane muvandimwe Furaha. Nitwa Pastor Museveni Jean Claude, umuyobozi wa SILOAM MIRACLE CENTRE nkuko abibabwiye. Rero turi hano kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, tuganire ku bivugwa mu murimo w'Imana. Urakoze cyane, Imana igumugisha. Si ubwa mbere, ntago uri umushyitsi kuri iyi SILOAM TV, kuko uri no mu bantu bagize iki gitekerezo cyangwa se yerekwa yuko iyi televiziyo ibaho kugira ngo ijye igezaho abantu ijambo ry'Imana kandi igezaho abantu n'ibivugwa ukuri kwabyo. Uyu munsi rero ingingo nyamukuru turi buvugeho ni buravugwa mu iyobokamana. Twihuse rero cyane, natangiye mbabwira ko ari SILOAM TV, ariko nanjye nitwa Furaha Jean de Dieu nkuko pastor yabivuze, nkaba ndi TV presenter wa SILOAM TV, nkaba nshinzwe na media muri SILOAM. Rero twihuse cyane pastor, tujye kubivugwa. Muri comment abantu hari byo badusabye ko kuko bazi ko iyi televiziyo igezaho abantu kuri, badusabye ko twavuga ku bintu bibiri. Yego. Twavuga ku bakozi b'Imana babiri, Pastor Mutesi hamwe na Bishop, cyangwa se ngira ngo niba ntamugabanyije, Bishop Bosco na Madame. Iminsi ibi navuga ngo biri trend hano muri social media, yaba muri secular cyangwa se no muri gospel. Ariko nagira ngo mfashe duhere kuri Mutesi. Yego. Muri Mutesi hari bimuvugwaho, urabizi, wabisomye kuko uri mu bantu bakurikira SILOAM TV cyane. Ese biriya bintu birakwiye? Urabivuga hiki? Ariko rero ntago bikwiye. Pastor Mutesi nagize igihe gito nabanye nawe, ariko ndamumenya. Ni umugore utandukanye nuko bamuzi. Ni umugore usenga. Ni umugore wihiringa kugira ngo akore icyo Imana ishaka. Akaba umujyanama mwiza kububatse, ku rubyiruko. Ni umugore Imana ihaye ministeri yo gufasha abantu kubaka. Afite umusozi, ari ku musozi w'urushako, ari ku musozi w'umuryango. Rero buriya ntago Satani yakwataka ibya abatarwana nawe, ntago yakwataka abafite. Nukuvuga ngo impamvu uriya mudamu arwanywa cyane nuko arwana cyane, nuko ari umunyembaraga. Numwe mu bagore yumva ko hari umugore mugenzi ugiye gusenya, yakibuka ingaruka zo gusenya, agapfukama akamufatira bakamusengera ngo urugo rudasenyuka. Uriya mudamu twakoranye ku gicaniro kimwe, twari dufite ahantu ku Gishushu muranca wa service, igihe kitari munsi y'amezi 3 kuzamura. Buri saa sita turi kumwe dusenga. Buri umuntu mwabanye, mwasangiye, mwagendanye, uramumenya. Uriya mugore ni umugore wanga icyaha. Ni umugore wanga icyaha. Ndabyibuka hari igihe twabaga turi nko mu iteraniro, akambwira ati Pastor nsengera ndi muri bigeragezo, akanyereka abantu bashaka kugira ngo bamugire igikoresho, ariko akabahakanira. Yewe na telefoni imuhamagaye imubwira ikibi akayibroka. Nzi bamwe mu bapasteri, ntari buvuga amazina hano, baba Bishop ndugu yangu, wamugerageje, umupasteri amugerageza imyaka itari munsi y'3, hafi buri cyumweru ashaka inzira yacamo ngo amugushe mu cyaha cy'ubusambanyi. Uyu mupasteri aragerageza akoresha amafaranga, aragerageza akoresha impano, aragerageza akoresha ibintu bitandukanye. Mutesi aramunanira. Twicaranye nge n'uwo mupasteri na Mutesi, arampamiriza, arambwira ngo Pastor Mutesi yarananiye. Ubwo nyine n'imvugo yakoreshaga, ati naramuteresa aranyima, numva ndababaye, numva ndarakenderwa. Uracyavuga Imana? Ngo nukuri nakijijwe kubera Mutesi. Nari umuvuga butumwa ndi umuhanuzi, ariko umunyamarari. Nakijijwe kubera nde? Mutesi. Yamfashije kubaka kuko yajya kunyemerera nkaryamana nawe. Ubu tuvugana ntago mba nubatse. Urwo n'urugo rumwe Mutesi yubatse akoresheje gutsinda icyaha. Mutesi ni umugore watakirwa mu rushako kubera yuko afite umusozi wo kubaka ingo zisenyuka. Yubatse urugo abishaka, amakuru mfite, yubakana n'umugabo bakundanye baryoshye. Babyara umwana wa mbere, babyara wa kabiri ku mugabo wa mbere.
Mutesi arangije Satana yataka urwo rugo mu buryo atazi, rurasenyuka. Ngo rusenyuka ajya mu buzima bwe, mugabo ajya mu buzima bwe, ariko byaje kurangira umugabo ari ubu tuvugana arahamya ngo mu bagore bose nzi umubyeyi ukwiye kubyara akarera ni Pastor Mutesi. Niba umugabo mwatandukanya guhamiriza azi ubuhamya bwawe kw'ibyo bavuga atabyemera, ninde wundi ukwiye kuza gucira urubanza ubuzima bw'uwo muntu mwabaye? Uwo mugabo yarabihamije niyumvira. Pastor Mutesi ashaka urugo rwa kabiri. Ashaka urugo rwa kabiri. Buriya tugira impano, ariko mbibiri banga hari igihe abahanuzi batugura. Abahanuzi bakatugura, jya mu rusengero rumwe, haba umuhungu kumbi yari afite wenda icyo ashaka, cyangwa se muri urwo rusengero umuhanuzi wari afite icyo ashaka, ati Imana inyeretse uyu musore n'uyu mudamu bakoze ubukwe. Ngira ngo haza n'undi baba batatu. Mutesi ati kuva Imana yavuze ntacyo ndenza, ko mu buzima bwe yubaha Imana, agatinya Imana, agashakashaka uko yanezeza Imana. Mutesi aramwemereye. Nje nabimenye, invitation zarasohotse, ndabireba ndavuga ntago nakwica ubwahiye, bavuga ngo hari ikibazo. Barabanye, ariko Imana imubwira ngo ndabyemeye kuko hari ahandi nshaka kugeza, hari isomo nshaka kukwigisha. Umugabo barabana, umugabo ubwe igihe kiragera avuga ati ndabona bitagishobotse, akura make karenge. Bamaze nko kubana, bari bamaranye ngira ngo umwaka urenga, bari kumwe ariko ntibigeze babyara ku mpamvu tutazi. Mutesi ubwe yakwibwira cyangwa uriya mugabo. Noneho ikosa ryabaye ni umugore wahoranye n'uwo mugabo, bari baratandukanye. Bivuze ngo ntago Mutesi yabanye n'uyu mugabo abana n'uriya mugore. Mutesi yabanye n'uyu mugabo yaratandukanye n'umugore we, kandi Mutesi nawe yari yaratandukanye n'umugabo we. Mu yandi magambo ni abatandukanye babiri, bari free. Bibiliya bavuga ngo nguhamagaye nk'umuriro w'igishubaziko ufitagenda mutima, cyangwa nk'uwo mu busori yasenze. Bivuze ngo bo ntibari ibishubaziko. Igishubaziko ni umugore ubyaye atarashatse, abyaye ikinyendaro. Ari Mutesi yabyaye ari kumwe n'umugabo, ari umugabo yabyaye ari kumwe n'umugore, ntibumvikana, baratandukana. Ngo batandukane, Mutesi aza guhura n'uwo mugabo, bavuga ngo yaramutanze. Hanyuma ntibahuza mu mico no mu myifatire. Icyatumye badahuza sinagitinzeho. Mu makuru hari nuko batandukanye. Buri abanyarwanda baravuga ngo nta usenya rimwe. Pastor wana naguciye mu ijambo, niwe waba waritabye Imana duheruka kumva muri social media? Uwo nundi sindahagera. Okay. Ndavuga uwa kabiri kuko uravuga uwa gatatu. Okay. Kuko niwe mugore umaze guca agahigo ko gushaka ko gukobwa gatatu. Ariko ni igitangaza, uyu mugore ntasanzwe. Uwa mbere barabanye aramukoye ntibivuye maragiye, uwa kabiri barabanye aramukoye ntibivuye maragiye, haza n'uwa gatatu nshuti yanjye. Uwa gatatu we noneho mu bantu bari bahari mu ifatwa ry'irembo no gukobwa naremusi. Naremusi abavuga ngo Mutesi ngo nigeze akora ubukwe n'uriya mugabo, arabeshye. Nari impari bavugana kuri telefone, nanjye ubwanjye twarivugani na mbere yaho twarivugani ko ndacyari kuwa kabiri. Uwa kabiri rero bimaze kudahura, hari abantu baba bari kumwe atari uko banganya, ariko bakabona imico n'imyifatire ntiri guhura. Umuntu akavuga ati ayisalenda ndayamanitse. None gitangaje kikwereka yuko uyu mugore bari aba Pastor Claude bakoresheje ari gukinishwa imikino atazi. Ngwi y'abana be bagiraga ikibazo, Mutesi yamuhaga amafaranga. Umugore mubi ushaka guhemukira umugabo yagaburira abana ba mukeba. Bivuze ngo rwasenyutse ataragera yajya kuba ntiyari kwemera ko rusenyuka, ahubwo arashaka no kurinda ubuzima bw'uwo babana nabo mukomoka. Bimaze kwanga, amakuru avuga ko uyu mugabo yagiye i Bugande, andi akavuga ko yagiye Mozambique cyangwa Zambia, ntago mbihagazeho neza, ariko bivuga ko yagiye. Ariko dukuriye amakuru neza, nta rugendo uyu mugabo yigeze yurirana indege na Mutesi cyangwa ngo burane Jagwa cyangwa Trinity cyangwa indi company yose. Abavuga ko yajyanye na Mutesi akamusiga Mutesi akagaruka, no, sibyo. Ntago ari byo. Mutesi nzi uburyo asenga, uburyo yubaha Imana, uburyo arinda igihango cyo bagiranye amasezerano. Ndavuga Imana, simvuga Satani. Ntago yakora ikosa ryo kujyana umugabo ahatari Imana. Mutesi uwo wa kabiri aragiye, yamusize mu miduha. Mutesi yahamaze igihe, ntiyahise afata icyemezo cyo gushaka.
mugabo yagize igihe akora divorce arahaguruka aragenda. Mutesi agira igihe cyo kuba wenyine no gusenga, hahaguruka abagabo barenze umwe. Arambwira ati prophet, bwa mbere cyagiye nafashe icyemezo ntakubwiye, ariko ndagira ngo noneho tubaze Imana. Ndi umwe mu bahanuzi basenze nkabona neza ko uyu mugabo w'umunyamerika witabye Imana yari uwo kubana na Mutesi. Mana iramubwira ngo ndamuzanye kugira ngo akugeze aho ugomba kugera nagusezeranye. Aza agomba kumugeza hakwiye, aza ari incumbushanyo. Mana iramubwira ngo nzaba ahantu umugisha, ntambara muzacamo zose nzabarinda. Ndi umwe mu bantu babihishuriwe, ndi umwe mu bantu babisengeye. Tuva no mu mwuka dukora ubujyanama nk'umuntu twakoranye umurimo. Amwe se pastor birakwiye, bwa mbere biranze, bwa kabiri biranze, nshaka ubwa gatatu. Ndamubwira se ko biri tubwira ngo witwa umupfakazi ari kuje imyaka 65 ufite ingahe? Dusanga nta na 45 yari akagira. Tubona ko akwiye gushaka nk'abandi, ko nta tegeko rimuhana. Ubwo sinavuze igituma umuntu ashobora gusendwa cyangwa gusenda cyatuma divorce bakundi ko nge sinayemeraga. Bivuze ngo hashobora kubaho divorce mu gihe Yesu niko yavuze, uwo mu bantu umugore amufatiye mu busambanyi. Ariko kuko nyuma y'urupfu rwa Yesu twagize amahirwe angana, no mu gihe umugabo wamufatiye muri izo ngeso zatuma mudahuza, zatuma umufatiye muri ubwo buhemuka, ukaba utabasha kubyihanganira, aho kugira ngo mwicane mutandukane. Yatubasezeranye tubabwira ngo uzatandukane n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Ariko reka nkubwire, aho kugira ngo mbane n'umupfu uhagaze, namenya ngo ndapfakaye. Kuko hari abantu bapfa bahagaze. Sinzi muri bo wapfuye ahagaze, ariko ikigaragara nuko batandukanye byanze bikunze umwe muri bo mu rushako yari yamaze gupfa, ko hari umuntu uba yarapfuye mu rushako atashobora kubaka kubera ibikomere n'ibyo yaciyemo. So urwo rugo rwanze rwa kabiri rero, urwa gatatu ararwubaka online. Narwita ko rugo rwa online kuko umugabo yabaga muri Amerika ngire ngo umugore abini. Dore yasabiwe aha mu miduha. Nari impari, abantu bita ba Emiri bari bahari, aba bishop batandukanye, Bishop Viva yari ahari, ni prophet bari bahari kandi bashyigikiye ubwo bukwe ko bwari buvuye ku Mana. Kubw'amahirwe make bari muri process zo kugira ngo bahitemo aho kubanira, umwe muri bo aratabaruka. Atabaruka adahemukiye undi. Hazana commentaire ngo ntibigeze bahemukirana kuko yanitabye Imana bamaze kuvugana. Yanapfuye bavugana nkurikije bavugana. Yapfuye bari kumwe kuri telefone. Rero bavuga ngo Mutesi ngo ntasenga, ngo Mutesi asenya ingo, Mutesi akoresha imyuka mibi. Iyo myuka mibi yaza kwayikoresha najyaga kubimenya ko twamaranye igihe ku gicaniro. Kandi twari kumwe n'abandi bakozi b'Imana batari kuresista umunyamyuka mibi. Twari kumwe n'umubyeyi noneho wanga amahano, ntari buvugira izina hano. Haleluya. Amen. Uwo mubyeyi ntiyari kwemera kubana n'umuntu kuko mwasenganaga, ariko yamaze kumenya imico n'imyifatire yawe. Kandi noneho yarafite impano ikomeye yitwa kurota. Iyo yarotaga ikintu bucya kiba. Uyu mubyeyi nari kureka kubyerekwa kubera wenda amarangamutima cyangwa navangiwe. Uyu mubyeyi urota atanabihisemo. Ntarote Mutesi ari kuzima. So Mutesi ndagira ngo mbwira abantu ko barabeshya, ahubwo arimo arakubitirwa ku musozi ahagazeho, aratakirwa ku musozi ariho. Ariko ijambo ry'Imana rikatubwira muri Matayo 10:16 cyangwa 16:10 ngo dore mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega ryanyu, muzagira ubwenge nk'inzoka, mwirinda amahugu nk'inuma, ngo kuko bazabagambanira. Bazagira gute? Bazabagambanira. Mutesi mugenzi wanje mwivuga butumwa, komera. Igiti kirimo imbuto nicyo bateramo amabuye. Reka nkubwire inshuti yanjye, bareke bavuge, kandi aba bose n'abafana bawe, nabagushyigikira. Uyu Claude uvuga biriya, reka nkubwire, gutunga urutoki umutambyi uba urutunze mu mboni z'Uwiteka, uba wirahuriraho amakara yaka umuriro, araje kubitwa. Nge kuri aka gatuti, kuri izi mikoro za SILOAM TV mwatsi ijambo, Yongwe yamwatse ubushumba, nge mwatsi ijambo abigicamuke ku isi. Aratuka abatambyi, aravogera basizwe, yiyitirira Imana adafite. Pastor amagambo ntari buze kumera nk'ay'urugagi yabwiye Scovia
oya Sikovia impamvu byabaye skandale Sikovia ni umunyamakuru yari ku musozi we witangaza makuru nanjye rwose ubu munyamakuru wahaguruka kamvuga sinakisobanura ni uburenganzira bwe yize gukora analize yize gutegura inkuru akayicuruza ikunguka njyewe ndi umuhanuzi umushumba umuvuga butumwa mu gisata kimwe na Claude kimwe na Claude turi mu muhamaga turi mu muyoboro umwe ibyo birumvikana rero dukwiye guhana indyarya n'indyambi zinje muri ibi bintu zikashaka kuvanga ivuga butumwa n'ubucuruzi ivuga butumwa so bucuruzi kuba umuhanuzi ntibicuruzwa muhanuzi abari imboni z'Imana mu bantu b'Imana ntago nje nzaguhanura ngo ugire icyuma ntacyo wabona ariko ninshaka gucuruza iby'Imana yampaye ntago izaba ikiriyo azaba ari nge no kukubwira ngo hari icyo ndi bugukorere cyangwa ngo hari ubushobozi ngufiteho nzaba nkubeshye igufiteho ubushobozi ni yakuremye ariyo yampamagaye yakuntumaho bitewe nuko mufitanye ubusabane cyangwa yakugaye naza nkabikubwira urahaguruka ugafata umubyeyi nyina w'abantu ukamwandagaza wavuze Imana uretse no kuvuga Imana wonkeje abana ubyiruye ejo mundazaba ari nyirabukwe w'abantu Pastor nagira ngo ugire ubutumwa ugenera abantu bategura ibintu nk'ibi byo gusebya abakozi b'Imana cyangwa tujye ku yindi chapter wenda ikintu nabwira aba bantu nuko umujinya w'Uwiteka ubamanukiye inkoni y'Imana ikababanguriye muraza gukubitwa n'inkuba mutaza hiturutse kuko mwaravogeye igihe kimwe umwami Uziya yakoze ikosa nta nubwo yavogeye umutambyi yavogeye abatambyi batambira gusa ngo ahageze ahita shesha ibibembe by'urubura none ibaze kuvogera umutambyi utambira hahandi Imana yagize icyubahiro cyayo ikamugira icyizere ikamuhamagara so ngo ahese ashesha ibibembe Miriam akoze ikosa rimwe gusa ryo kuvogera Mose amushidikanyaho ngo ese niwe gusa Imana ivugiramo twe ntituvugiramo yisanze yashesha ibibembe kugeza Mose asenze Miriam agirirwa imbabazi n'Imana nuko bagirirwa ubuntu Mutesi akaba afite umutima mugari w'imbabazi iyaza ku wundi muntu buriya Imana ikorera ku marira y'abagore akarira amarira agapfukama akavuga ngo Mana ndabakweretse akabarega ku Mana ukareba ikibakorera Eliya rimwe yigeze ababara kubwa abahanuzi b'Abayali asenga Imana imanura umuriro ishimangira ko ariyo gusengwa irangije imuha imbaraga zo kwica abahanuzi 400 b'Abayali rero bahanuzi b'ibigirwamana bitazwi none ikibazo mwebwe muri bigirwamana byinda nimwe n'abakozi b'ibigirwamana runaka cyangwa na Satani yo muri abakozi b'inda zanyu none ikibabaje uriya Claude ari gukoreshwa na Satani atanamuhemba kuko nta gihango bagiranye uriya ni umukozi w'inda Satani ari guprofita ngo akoreshe gusebya abatambyi ndabivuga ituturi kandi kubera iki ndababaye Toro ry'Imana ryarinjiriwe mube mwazo mwugarire turugarijwe ndashimira Mutesi ubushize nakoze ikiganiro ku Musaruzi TV mbagira inama bose impamvu nje hano mvuma Claude namuhaye warning nk'umuhanuzi w'abahanuzi prophet of nations umuhanuzi w'ibihugu ndamubwira numva niba mwabagabo n'abagore mwe ari Imana yabahamagaye koko nimureke kwisobanura Mutesi reka kwisobanura Claude reka kwisobanura kandi ufashe hasi umubyeyi urakoze Pastor reka nsoza kaka ndangije ndababwira Mutesi aranyumvira niyongeye kwisobanura kuri izi mbuga Claude aho kugira ngo yumve umuburo w'Uwiteka yarakomeje ahubwo arenzaho ibinyoma ajya no guhamagara umugore wa mugabo wa kabiri wa Mutesi ngo nazavuge ko Mutesi ngo yazimije cyangwa se yaburishije ngo papa w'abana be ubundi wa mugore we uza kubaza Mutesi umugabo wawe mubyarana yarahari komeza Pastor urakoze cyane ku bisobanuro utanze kandi n'inama ugiriye ku bantu bafite bafashe umuco wo kuvogera abakozi b'Imana cyangwa se inzu y'Imana so nagira ngo twihuta mu minota twageneye abakunzi bacu kuri SILOAM TV kuri biravugwa isa nk'irimo kugenda irangira nagira ngo twihuse cyane turi kuva hano tutavuze ku birimo kuba kuri Bishop Bosco na Madame
izi saha barashinjwa ko baba baragurishije ubuhanuzi nk'uko wahoze ubivuga cyangwa se kugurisha impano y'Imana mu gukorera umuntu igitangaza. Nubwo batarabijya muri details wenda ngo tumenye cyangwa se mu mizi ziterima bakoresha mu rukiko ngo tumenye ngo ni gute byagenze, ariko biravugwa kandi koko birahari. Bivuga iki impano z'Imana zikwiye guhabwa ishimwe igihe wazikoresheje zakoze. Rero reka nkubwire inshuti yanjye, ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ibisigaye mukomerere mu Mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Uyu mugabo muzi nk'umugabo w'inyangamugayo, umugore we muzi nk'umuhanuzi kazi. Ntago narinzi ko biriya bishoboka. Rero baravuga ngaho umugabo aguye urenzeho utwatsi wigendere. Icyo navuga ni iki kuri Bishop Harerimana Jean Bosco, bamwambuye amatayito ariko twebwe ku gisata mu kibuga tuzi icyo ashoboye. Nshingiye ko yigeze kuvuga Imana, umwe cyangwa babiri bari barwaye bamutega amatwi bamwizereramo bagakira, abendaga kwiyahura bagakira. Urugamba ari kurwana bishoboka ko ari byo cyangwa atari byo, kuko ntituramenya umwanzuro. Bibaye ari byo yaba yaratatswe yihane, asaba Imana imumereza agasatsi. Samusoni ngo ageze muri gereza bamaze kumunogoramo amaso kubera ubusambanyi yakoranye na Delila, ngo yibutse ibitereko yasheshe, aravuga ati Mana we ni koko naracumuye nasambanye n'abanyamahanga, ariko Mana wambabarira. Ni imbabazi z'Imana zagaragariye za Kristo, tubona muri Kristo akiri ijambo. Mana wambabarira, ukongera ukameza agasatsi ko ku mutwe wawe, imbaraga zanjye zikagaruka, ngahorera amaso yanjye abafilisitiya banogoye. Bivuze ngo buriya hirya y'uru rugamba Bishop Jean Bosco ari kurwana, hari amaso atazongera kugaruka, ariko nibura ashobora kumeza agasatsi. Hari ibigwi atapfa kongera kugira yagiye hari amapingu, kuko bari mu mugayo. Yinjiye mu bantu batsindiwe mu kibuga, kubera ko hari uwagaragaye ahamya ko yamutsindiweho. Ntituramenya niba ari byo cyangwa atari byo, ariko bera ntandura ivugira ubusa ku musozi. Nshuti yanjye, ntandura ivugira ubusa ku musozi. Gusa hari igihe Imana ibyemera igira ngo iguhwituraho kugira ngo iguhombe yaguhombye. Kuko ibyanyuma bya Bosco niba yigiye kuri iri somo bizaba byiza kurushaho, ariko ninangira umutima agatsindwa burundu, ndakurahira Imana nkorera bizaba bibi kurushaho. Ariko biracyashoboka ko yavuga ati Imana narakosheje agatakamba. Imana ni umubyeyi, Imana ishobora byose, iradukunda ngo kandi urukundo rwihanganira byose, rubabarira byose. Uyu uriya mudamu rero uri kumushinja ko yaba yaramwatse indonke cyangwa se yaramwatse amafaranga miliyoni 10 cyangwa se ibihumbi 10 by'idolari, bivugwa ko ari ubwambuzi bushukana cyangwa kwihesha ikintu cyundi kuburiganya. Ndagira ngo mbabwire ngo aha hantu abapasiteri bagiye gufungwa barenga Bosco. Kubera iki? Ibintu duhabwa nta kontra ziba ziriho. Ntabwo tuzi niba uyu mugore yarahaye uriya mugabo ari amafaranga ashima Imana ko nubwo hari bitarakoreka, ariko hari humure ryaturutse kuri Bosco rimugeraho. Yaragiye kwiyahura akabaho, ibibazo byamurenze akadekona agasubizwamo imbaraga, yahageze agasenga kumva hari ibimenyetso akitanga, cyangwa se agashyigikira imirimo y'Imana Bosco akora. Tumubonye ariko murega, ariko ntitwamubonye bari muri ibyo bihe byo kuyamuha. Kugeza ubu nta kimenyetso cy'uko uyu mugore yahaye amafaranga Bosco ku isezerano rivuga ngo mpaye amafaranga nzakugirira. Nta kimenyetso gihari ko ari amafaranga yatanzwe umuntu yafashijwe. Rero ibi bintu ndagira ngo nsabe RIB n'ubundi buyobozi n'izindi nzego zibishinzwe babisesengurana ubushishozi, babikurikirane neza, n'ibyo bimenyetso babyigeho neza. Icyaha cyo numva babashinja kitagakwiye kuba icyabo niki cyo kuvuga ngo amashusho y'urukozasoni, iterabwoba rishingiye ku mafoto y'urukozasoni. Kuko aya mafoto y'urukozasoni uko babivuga, bavuga ko ari umugore ubwe wagerageje kureshareshya Bishop Jean Bosco, bitakunda akagerageza noneho kumwereka
bimwe mu bice by'umubiri we by'ibanga, ari gukora ibikorwa bidahwitse. Iyi foto igeze ku mugabo, twimagine ashobora kuba yarabwiye umugore we nk'abantu babana bose ari abatanga ati ndumi ibi niki. Binavugwa ko ngo uyu mugore yari inshuti ya mama pasteur. Bivuze ngo Bishop ejo bati Nikos ubu iyi foto niyobye. Umugore we yabibona agasesengura akavuga ati oya ibi ntabyo, nawe wenda akayigarura kuri wa mugore. Wa mugore ati kambayo agahita ategura iyi ntambara turi kubona hanze, agashaka ingingo ya murenge ashingiye ku mafagitire, wenda ashingiye ku message yoheje amafaranga, ariko tutazi ngo aya mafaranga yoherejwe ese isezerano ry'aya mafaranga ryariri habanze harebwe ko yoherejwe, biragaragara ko yoherejwe cyase yahawe. Niki kitwemeza ko yayahawe kuri iri sezerano? Ese koko uyu mugore hari uburwayi afite koko budakizwa n'imiti yo kwa muganga, buterwa n'abadayimoni? Kuko ubundi munyempano arasenga abazimu bagashya, imyuka mibi ikava ku muntu, noneho uburwayi bw'umubiri bukavurwa n'imiti n'abaganga babyigiye. Binashoboka ko Imana ishobora gukora igitangaza n'izo ndwara zigakira, ariko se uyu mugore hari uburwayi afite budakira? Niba budahari bizigweho ni question mark. So icyo navuga rero boss ko muvandimwe twabaye mu gisata kimwe kivuga butumwa, ndagira nkubwire ngo komera. Yesu yavuze ngo bazabagambanira munyi, bazabashyira abami n'abatware babamura. So uraho ngaho kubera wowe wahamije. Uriya mugabo muza atazi no kuvuga, rega nubwo wenda tugana ku musozo, muza atazi kuvuga atarakizwa, hari igisenyi mbuga ngari, uracyumva, ari kumwe n'umwana bereye nyirarume bamayisha babaseme hariya abitwa ba Claude babagiwe. Yari umuntu binavugwa ko yabanje kuba mu gisirikare, ava mu gisirikare nta cyasha afite, yubakirwa inzu hariya ngira ngo nk'umwana w'imfubyi, arangije acumbikira n'abandi. Urugo rwe narugezemo atarakizwa, ndi umwe mu bantu bageze iwe atarakizwa. Umugabo wari utuje, yari umusore icyo gihe ariko ukuze. Nyuma nongeye kumubona ari umugabo, ari na Bishop. Ndavuga wow, Imana ishimwe. Rero impamvu Satani yamwataka akamurwanya nuko yahoze mu gisata cy'abadahamya Imana, nyuma aza kumenya Imana, ngo ndetse bivugwa ko yamurikiwe cyangwa yabwirijwe n'umugore babana, ari we mugore uri abafunganye. So ibi ndabose ko rero navuga ngo tumusengere, kuko ngo Petero amaze kugera mu gihome, ubwo Herode yari amaze kwica Yakobo, ngo yafunze Petero, ngo kuko yari yabonye kaneje abayuda, yiyongeza Petero ngo amushyize mu gihome. Abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Haleluya. Ngo bagisenga, ntago biri tubwira ngo bareretswe, ntago biri tubwira ngo hari ijwi ry'ababwiye, gusaba bagisenga Imana yohereje marayika. Tutitaye ku cyo Herode yari yafatiye Petero, ariko ngo yohereje marayika ishingiye ku masengesho y'abitorero, bitorero bazarafate, barokore, badeperi. Mureke duhaguruke dusengere abakozi b'Imana Satani ari gusaba, kuko buriya ahakomeye niho yataka. Imana ibaho umugisha. Mureke dusengere Bishop Jean Bosco, Imana imufashe asubizwe agaciro. Niba yarakoze birabyaha babarirwe, dufite n'abandi banyabyaha bababariwe. Niba atarabikoze arenganurwe, ave, kuko umugore n'umugabo kumubona mu gihome nabisha abantu barababarirwa. So tumusengera Imana, nibimuha amasaba imbabazi atahe, niba kandi atarabikoze arenganurwe atahe, ajye mu muryango. Kandi icyo nasaba nuko hasuzumwa iri torero rye wenda ryakuyeho ubuzima gatozi cy'uburenganzira, basa bizera bari bamwizereyemo bagira ahandi baberekeza. Urakoze cyane Pastor. Nagira ngo dusoza tukana ku musozo, umusegonda asigaye, isomo wagira inama abakozi b'Imana bagenzi bawe bakwiye gukura muri ibi bintu birimo kuba muri izi social media, cyangwa se navuga kuri bakunda gukoresha ijambo kuri imihanda. Isomo mu masegonda make y'abagenzi bawe wabagiramo inama? Nk'irya mukuru nababwira ngo bareke gukopera ibyo abandi bakora, bagendere ku birenge bya Kristo. Niko Pawulo yavuze mu rwa mbere yandikiye abikorinto ngira ngo 14:11, ngo munyigireho ngo kuko nanjye nigiye kuri Kristo, mundebereho mube nkanjye
nkuko nanjye nabaye nka Kristo. So bagerageze kumwe mu myanya itemerewe. So mureke tuvuge ijambo rikize, ijambo rihindure. Amen. Aho kurambura ibiganza, turambura ibiganza hakwiriye. Kandi mbabwira ngo mwongere ibihe byo gusenga, kuko abantu turi gusengera bafite imitima itandukanye, siko bose badukunze, kandi si n'itegeko ryabo kudukunda. Yesu yaravuze ngo bazabanga, nawe baramwanze, baramushidikanyijeho mu itumanuzo wa Berizebuli. Rero munyemerere bahanuzi, binginzi, bashumba, twongere tujye ku mavi dusenge, dusaba Imana imbaraga, kuko amazi si yayandi muroge magazi. Urakoze cyane Pastor, wenda uko byuzujya ku maningasire. Yes. Abakristo nk'umuntu ushumbye abakristo, nk'umubyeyi usengera abakristo, bo wababwira iki bakwiye kwitwara gute mu nkuru zirimo kuvugwa ku bakozi b'Imana, ku bantu bizereyemo cyangwa se bizereyemo ibitangaza? Abakristo icyo nababwira, Yesu yaravuze ngo abanjye muzabamenyera ku mbuto zanjye. Uyu muntu wizereyemo sinkubujije, gira igihe cyo kugenzura urebe niba ari Imana akorera cyangwa yikorera cyangwa akorera Satani. Kandi aho gutinda ku cyo ashoboye gukora, utinde ku Mana yaguhamagaye ikamuhamagara, uyisenge, nagira icyo gukora agikora akoreshwe n'Imana wasenze. Ndumva igihe cyo gusengerwa kiri kurangira, ahubwo twongera ibihe byo gusenga twese, Imana nitunezererwa itugirire neza. Shalom. Urakoze cyane Pastor, turashimiye cyane abakunzi ba SILOAM TV, turabasezeranya yuko turi kumwe namwe, kandi comment zanyu tuba tuzigenderaho kugira ngo tubashe gutegura ibiganiro. Yesu abarinde, turi kumwe namwe, amahoro kuri bose. Amen. Amen.